wigize kumva hari abantu barenze umwe bagiye impaka za ngo turwane bavuga ku mahirwe, abandi bakavuga umwaku? Ese ubundi ibi bintu bibaho? Reka byose tugende dusobanukirwa buri jambo ku rindi, tugende dusobanura n'impamvu y'aho aya magambo akomoka, maze ugende usobanukirwa byinshi bicanganye mu matwi yawe. Iyi ni imbuga ngari y'ubumenyi, ikaba igicumbi cya buri kimwe cyose. Nk'ibisanzwe genda Yoshida Movie Rwanda nguhaye ikaze. Reka duhere ku ijambo amahirwe. Nyamara benshi iri jambo bararyemera, bemera ko amahirwe abaho, abandi bakabihakana. Gusa tugiye gusobanukirwa byose ku ijambo amahirwe. Wigize kugerageza ikintu maze ukagikora ukavuga ati se ubundi ibi bintu birakunda, ariko ukavuga ati reka ngerageze amahirwe. Benshi mu buzima busanzwe bagenda bakora ibintu bigiye bitandukanye batizeye ko biri bukunde, bagakora ibintu bavuga yuko bagiye kugerageza amahirwe. Nyamara nta muntu n'uyu n'umwe ukora ibintu ngo yibwire yuko biri buze kugenda neza. Reka dutange ingero zigiye zitandukanye muri uru rugendo rw'ubuzima. Bamwe bemera amahirwe, abandi ntibayemere. Urugero, reka duhere ku rubyiruko rw'isi ya none. Wigize wumva umwana w'iyo hirya mu Ngororero cyangwa se aho igihugu giherereye mu Bugesera hepfo yo mu cyaro cya kure, umwana akagira icyo bita amahirwe benshi batemera ko abaho. Yakora ikintu, umuntu agafata amashusho ari ibintu bisanzwe, nyamara ibyo bintu yakoze bidasekeje cyane cyangwa bidafite akamaro, ariko kubera ko icyo kintu gifite amahirwe bakagishyira kuri WhatsApp, TikTok, maze uwo mwana akagenda akagira ubwamamare. Ubwo bisobanuye yuko aho niho itangiriro ry'amahirwe riba ritangiriye. Wa muntu wakoraga ikintu gisanzwe bikarangira amahirwe amugezeho. Uko amahirwe agenda yiyongera ni nako ukomeza kugenda ukorera amafaranga mu buryo bugiye butandukanye. Ariko nyiri aho ngaho sinkwiye kwirenza ingohi umwaku. Nyamara umwaku ubaho, gusa umwaku mu kubaho kwawo uba ufite inkomoko. Rimwe na rimwe benshi ntibabyemera, abandi barabyemera bitewe n'imyemerere, imyizerere. Ntibahuriza ku ijambo umwaku. Gusa umwaku ni uwa kera mu mateka y'isi, aho umuntu ashobora gukora ikosa, yamara gukora ikosa akaryitirira ikintu yakoze kitari ku murongo, maze bigahinduka icyo twakwita ibihano by'amakosa. Ibyo nibyo bita umwaku. Gusa benshi ntibemera ko umwaku ubaho. Abizeramana benshi bavuga yuko ibintu byose tubona mu isi biba byateguwe kandi bikabigena. Gusa buri muntu wese aba akwiye kubicangura, akabisesengura, akamenya ibyo ari byo. Reka twongere twigarukire ku mahirwe. Burya benshi nabo ntibemera ko amahirwe abaho. Bavuga yuko ikintu cyose ugeraho uragisasira ukagikorera, icyo kintu wasasiye kikakugarukira. Bivuze yuko niba ushaka gusarura umufuka w'ibigori, hari ikintu kimwe usabwa. Bizagusaba guhinga ibigori. Reka nubwo utahinga ibigori byinshi ngo bingana nka wa mufuka, uzabanza wahinga ibigori. Nujya gusarura ugasarura umufuka, uzibuke yuko wabisasiye. Gusa hari byinshi byaje bigahindura isi muri iyi myaka ya vuba, aho ikinyejana cya 21 gikomeje kuyoborwa n'ikoranabuhanga. Ibi ntibikiri bya bindi byaho uvuga yuko amahirwe atabaho, ahubwo bisobanuye ko amahirwe ahubwo ikiremwa muntu kirayagendana buri munsi. Urugero rwiza ku muntu wese, nkuko nagiye nkomeza kugenda mbivuga, umuntu wese ubu yemerewe gukira agakena bitewe n'ibikorwa bye yakoze. Bishobora kumukiza cyangwa se bikamwicisha. Nkuko bivuze, reka turebere hamwe ibintu umuntu ashobora gukora ubuzima bwe bugahinduka, ya mahirwe akaba aramusekeye. Icya mbere, burya buri muntu wese muri iyi si avukana impano, ndetse zirenze imwe. Ikintu kiba kibura ni ukuzigaragaza. Uko abona aho azigaragariza ni nako amahirwe amusekera.
wigize ubona videwo y'umwana wisekeraga gusa? wigize ubona umuhungu ukomoka mu majyaruguru y'u Rwanda yivugira ati hati haro sheri, iryo jambo ryonyine rikamukururira imigisha? wigize ubumva umuntu wakennye filime zigiye zitandukanye akareba ikijisho maze abantu bakamukundira ikijisho? uwo ni umugisha, ni amahirwe yamusekeye maze ubwamamare buba buratangiye. gusa benshi ntibahurizaho n'ubwamamare, bamwe na bamwe baravunika. gusa benshi aho imbuga nkoranyambaga zaziye ntibikiri ngombwa yuko uvunika. niba wasobanukiwe n'ikoranabuhanga birashoboka yuko wabyuka mu gitondo rwose ugakora ikintu wikinira ukagishyira ku mbuga nkoranyambaga wafunguye wibereye aho ngaho mu cyaro, maze isi yose ikakumenya. isi ya none ntigikeneye abantu bakora ibintu bitangaje cyane, ahubwo abantu ba none bakeneye ibintu umuntu akora maze bakisekera, kubera yuko ikiremwamuntu muri iki gihe turimo gihangayikishijwe no kubaho cyonyine. nubwo imyaka ikomeza kugenda yicuma, abantu nabo bakagenda barushaho kubana n'amatelefone. gusa ibi bizaherera he? bizarangira ryari? uko amahirwe akomeza kugenda kujya kure, ni nako n'ibyago bikomeza kuza hafi yawe. reka ngushimire niba wakurikiye iki kiganiro, tuzahore mu bindi biganiro. ndagushimiye cyane. Ngendeye Yoshida Movie Rwanda nk'ibisanzwe. Jabless.